erega kiriya gihugu nubwo mubona kiyobowe n'abantu njye mbona bitwara nk'agace kuko amabandi yitwaje intwaro uretse ko bo bigaragara uko bafata ibyemezo byabo ntibabisobanurira impamvu babifata mu rwego nita arbitraire cyangwa se byo kurenganya abantu. Ariko ni byiza rimwe na rimwe kwigarura burya uzi cyanje mu mutwe ariko mwari mugiye kubigwamo mwese kandi mutabizi. Naratekereje aba bantu nze bose mbahambire mpere kuri aba ngaba ngende mbashyire ndakubwiza ukuri byanje mu mutwe. Nicyo mvuga ni ikintu kiraho gifobagana kiraho abanyarwanda muri aho ni ibintu kuba ndi umwe muri mwebwe birambabaza. Ni ukuvuga ko ibyo bintu bajye babibwira abantu. Hari abantu bahunze muri 1994 jenoside irimo kuba baravumbuka baragenda barirukanka ubu abo bantu bari mu mahanga. Abo bantu bashobora kubabwira ibyo bashaka ariko nta muntu ngewe ushobora kumbwira ibintu ejo bundi twari twicayemo nzi uko bikora nzi uko babihimba nzi ushobora ibyo bintu mu bantu ushobora kubibeshya nanjye ndimo oya ibyo ntabwo bishoboka. Ubwo rero umuntu uri mu Rwanda naguma nibye hanyuma abandi batwumva nabo baraza kugira ukuri bakura mu byo twavuze. Ngewe ntabwo iyo mvuga mba nshaka kugira ngo nemeze abantu ibyanjye, mba nshaka kugira ngo nsobanurire abantu wenda ibyo batumva cyangwa batazi, hanyuma noneho nabo bafite umutimanama bafite n'ubwenge bashobora guhitamo bakareba ngo ibi nibyo cyangwa biriya ntabwo ari byo. Ubwo noneho haza kuza ikibazo rero, ese Kayumba aciriwe urubanza cyangwa se u Rwanda rukavuga ko ashakishwa n'ubutabera, byagera no ku mwana we gute? Byagera no ku bashakanye gute? Karegeya nawe ni ibintu bijya gusa gutyo. Naho ngaho nge mbona ikibazo, kuko ikibazo si ukuba u Rwanda rudafite ububasha bwo gukora ibyo rwakoze, kuko u Rwanda ni erega kiriya gihugu nubwo mubona kiyobowe n'abantu nge mbona bitwara nk'agace kuko amabandi yitwaje intwaro uretse ko bo bigaragara uko bafata ibyemezo byabo ntibabisobanurira impamvu babifata mu rwego nita arbitraire cyangwa se byo kurenganya abantu. Sasa hari akantu ngira ngo mubaze, hari akantu umuntu ashobora kumushyirira mu byo kurya kandi kunywa kandi ntagire icyo yumva, ashobora kumara nk'iminsi nk'amezi abiri kugira ngo bikore. Ni akantu gato cyane niyo ajya mu bitaro ntacyo babona. Nibyo ntacyo wakamuha hari ukuntu yabona potine yo kumushyirira. Example hari nk'isupakunda, hari nk'ibyo kukunda wenyine ku buryo amushyiriyemo ihiye agashyiramo ararya. Navuga ko bishoboka. Ndashaka kumva niba ari buge ko bishoboka. Ntabwo bishoboka. Urambwira hari umuntu uzaguha telefone muhura ahantu akaguha. Ni nk'utuzi kandi yajya ntacyo yinaniye. Niba saro umurimo kandi nyakakayengo kajyamo n'uzanye. Nta kibazo. Barabipraktisinze ntabwo. Niba ntibishoboka urambwira aganira hanyuma rero igihe umuntu akamuhera. Turebe igihe twagira kugafata. Twabona bishoboka. Aho yaba umuntu yagiye akamukura akazana twakamuhereza. Urumva nikamara amezi abiri niko keza. Niko keza kugira ngo abantu bajye kuza urugo rw'umuntu bajye kurwana kugira ngo icyo bakora. Hello. Morning. Naryamye ntinze natinze kubyuka ariko ngira ngo ngiye kugenda none kure muzungu amaze kumva. Nanjye sinigeze nsinzira abaganga naryamye n'isaha imwe gusa. Kuvizo wambwira
ntabwo wabona nabizinze nka ikibazo mfite gikomeye urakizi mbese kamubwire iri gahunda nakubwiye nawe ibyo yatekereza ko nibeza ko ari ibyo yabikoze uriya hejuru bizinesi ko wakagera ko bizinesi uwo bivuga na ariwe wayikoze ko bivuga njyewe ndi mu kibazo gikomeye cyane uravuga president arya telefone nazo kuba n'ibibazo nyine sorry rero nubwo twabiganiraga gerageza uko ushoboye biriya bizinesi zikozwe ariko yaba yatekerezaga biriya ni ibintu byoroshye umuntu ariko bigakorwa vuba. Umuntu ashobora gushaka abantu bakambara uniform za hano zo kwa muganga cyangwa bakashyiramo iza polisi bakiniramo bagahita babirangiza, cyangwa umuntu agashaka ikintu yashyiramo byihutirwa. Ariko ubwo rero urabizi turagiranye dukoresha ibishoboka iyo ari yo yose kuko niwe uri kuri ground. jewe ngiye kujyayo ndareba, ariko ni ibintu bishoboka kugeza ubu, ariko ni ibintu byakorwa byibuze bitarenze mu minsi 2 kuko n'ejo nabonaga hagiyeho ntuzarabima ashyiraho abantu ba security uriya muzungu n'abantu bakomeye nabonaga baza abantu bakomeye rwose baza mu mamodoka hambaye. ntabwo wakoresha ntabwo wagira abantu bamuvura. Ndakubwira nti n'ubu ngubu nonaha mvuga ni hari ikintu gihari mbwira abantu nti ndabaha iki ngiki, ni ibintu byakorwa abantu baba bakeneye amafaranga, hari n'ibijya gutinda ntacyo. ariko urumva turi mu kuvugana nawe ubu ngubu ni kanisize de urabona ukigora wowe ukanabakora umushinga rwose. ariko nyine babivugana ariko urumva ntabwo ari ikintu cy'umuntu wagira ngo hari ikintu ufite none aha ngaha nakubwira, ariko mu byose udatandukanye ni kureba. ngewe icyo ngira ngo reka ngende ndebe hari uko imeze, nimba bishoboka ko hari icyo napanga. none icyo nkora ndasiga telefone ariko ntware simukadi mu kabutura y'imbere nze kuguhamagara, naza kuza gusohoka nkajya nk'ahantu nkayishyira mu yindi telefone nkaguhamagara nkakubwira uko bimeze. hanyuma niba ese ajya ngo exactly bamurashe ntuza bamurashe mu nda. ibyo twavuga ngo amasaha 3 ntabwo ari abiri, rimwe niryo ryagiyemo irindi ryanyuze ku ruhande, rimwe niryo ryinjiyemo. haruguru ya kidinesi nanga yango ni hafi y'intuza, hafi y'igifu. yavuye ari mu kuvuga se yameze navuye ari kuvuga gitwa nabonanye. yamukuye aracyari mu benshi bikora niho kiri. kuambia basi ko bamukuye ko nibyo babwira ngo bamukuye yarari mu emergency, bamukuramo bamujyana ku ruhande kuko yaviriranaga kugira ngo bafunge amaraso. abandi bantu baje kubareba ni bande?
haje abantu benshi cyane twese twacarankiwe njyewe naho na muzungu haje abantu benshi cyane benshi batandukanye ariko b'abanyamahanga. Yangu ibindi ngire nanjye ngende icyo nakora n'ibyo niba muzungu aravuga iki muzungu arimo gutanga iki panga iki ko yumiwe ari security ibintu byose ni ugupanga security nta kindi yangu ibi kuba se ko abibona nawe yavuga icyo kindi yumiwe yumiwe areba byagaragaye ko hano hari abantu babashakisha nk'uko n'ubundi bakekaga ko hari ababashakisha. kandi koko nta n'uwabihakana bareba nanjye ubwanjye sinkwizera ndavuga ko wanyuze inyuma ukabikora kuko ari wowe twabivuganye. ibyo ndabyumva ariko nawe ndakubwira n'ikibazo umuntu afite kindi ibyo nyine nta kintu nabigenza nta kintu nabisobanurira ariko urareba hagati yanjye nawe ibi bintu turebe n'ukuntu tubirangiza birangirire kimwe naho ubundi bizakururukana byose gerageza uko ushoboye wowe gerageza uko ushoboye gishoboka nubwo byaba iby'abantu baba bahari bombi baba bari nawe bose nta ntuza rwose umuntu agashyiramo n'ababa bahari bose yose bibaye bimugoye byaba na byiza noneho umuntu agashaka uko apanga agasiba evidence zose. ibyo mvuga ni bibaye ngombwa n'abahari byose kugira ngo hatagira evidence zisigara. Exactly. Okay. Ari Imana n'umuzungu akaba hari. nawe kuko ngira ngo asigaye uyu niwe uza kuba mubi kurushaho. Okay. Ndageze ko ushoboye kabisa. Yewe ngiye kujyayo ndebe hari uko imeze ndasiga telefone ariko kandi ndayitwara mu mufuka w'ikabutura nambaramo ikabutura imbere. So ninza kubona ukuntu ibintu bimeze nasohoka nkayishyiramo nkakubazinga tukavugana tukareba icyo dukora ariko icyo nakubwira ni ukuba fast ku buryo ibintu bitarenze iminsi ibiri n'ibirenze iminsi ibiri ibintu biba byabaye bibi cyane. Okay. Ndebe n'ibyo batanga n'ibindi hari abantu mirongo ya Uganda bagomba kuba bashaka kumwevacuatinga. Lazima. Ni ibintu wasanga bahari simbizi kugira ngo uyu munsi nibwo turi bumenye byinshi. So bitume bihuta rero kuko bari mu gutanga kugira ngo mujyana hanze. Na cyane ko afite ya visa. Ngo reka ngende ndebe ndakubwira. Ntekereza ko bitakomera ntekereza ko bagenzi bawe nyine byo bitakomera cyane rusange. Nta kintu gikomeye merega binakubwiye kuva kera ko nta gikomeye ngira ngo nuko twananiwe kumvikana ku bibazo by'amafaranga nawe ubu nta kibazo kirimo.
okay hanyuma se hello ndakumva namwara ibintu bya security gusa nta zindi kenda plan bafite zo kubikoresha kugira imitinga ku bazikoresha kugira gute kujya ku maradiyo bakavuga none urareba ikibazo cyari cyabaye ngira ngo icyangombwa ni ugukora sekirite ariko yenda ubwo ibyo ngibyo nabyo biraza gukurikiraho umuzungu yari kumwe na sekirite zikomeye za hano abantu bo hejuru rwose ubwo ngira ngo ibyo nabyo byaza nibyo biza gukurikiraho niyo mpamvu nakubwiraga nti niba hari ikintu twakora twava muri ibi twirirwa tuvuga ku matelefone nkashakisha abo nshakisha nkaba icyo mbaha tukara ukuntu byibuze byarangira uyu munsi cyangwa ejo bundi ntibirenze iminsi ibiri nibirenze ibiri biba ibibazo bikomeye okay ariko nawe nyine ubirizemewe bwira abantu bandi reka ngende ndebe hari uko imeze mbere y'uko nagira icyo napanga cyangwa uwo navugana nawe ndabanza ngushaka nkubwire uravuganye nawe warabivuganye nawe mutarataha nagiye kumureba nagiye kumureba vugaga ahora ari kubona atameze neza ariko ngira ngo araza kumera neza hano baravura cyane hanyuma ugire uraza kuntelefona mbwira aza kugutelefona nkubwire kugira ngo ube hafi ya telefoni ibi byo ntituze kubitinza nitubitinza ibintu biraza kuba bibi cyane niko genda kubibona kuko suspect wa mbere bari kuvuga ko ari perezida n'ubundi ngo yabivuze ko azabica none ngo abikoze so kugira ngo noneho ntiba basuspectinga perezida umuntu areba ukuntu abirangiriza kimwe bivugwa byabaye sinzi rwose kugira ngo niwe n'umuntu ashaka ubwo ndakubwira reka nze nsohoke ngende ndaza kugushaka nkubwira okay wambira nyuma niba nasanga buriya mwageze musanga byamugejeje mu hospital ndetse mwageze musanga bageze amukamenya ngira ngo bakimara kumurasa uwo mwanya yahise ajya mu hospital n'imodoka n'umushoferi n'umudamu bamurashe bari kumwe n'umugore yarageze mu rugo se bamurasiye ku gate arimo gusohoka nangwa yinjira sinjiraga ari kumwe n'umugore n'umushoferi ntabwo byoroshye ahantu bagenda ibi n'ibyaha ni nakubwiraga nti umuntu yabikora ariko
agiye kubishyiramo amafaranga make bishobora kugenda bigasa nabi. Byakozwe nabi cyane ibintu bigira bubure icyo wakora. Reka ngende ngiye kureba hari vuba ndebe uko bimeze ko ejo nagerageje kumenyana n'abantu bo ku hospital abasekirite abaganga kubera bambonaga so ndebe situation uko imeze ndakubwira. Okay. Ariko reka yafura nyine ndabasuspecting. Ntabwo sinshobora ntibashobora kunsuspectinga ngira bavuga abo ku hospital. Ya ndaba careful. Aha. Ese umuzungu yaraguhamagaye? Ngiye kureba umuzungu tugende yamamagaye naryamire ngira ngo nawe yenda ntiyarakibyuka. Tugende turebe so ngira ngo nawe umuntu ahubwo abibashije yabirangiriza kimwe nawe akagenderamo. Kabisa. Okay. Mvuga disikuru nza kuvuga n'abantu bari hakurya muri Kongo babwira nti abahungiye muri Kongo hakurya mureba bamaze abantu ntibazagira ubwo bagaruka tubabaze impamvu bishe abantu uko babishe. Ibizaba bidashobotse bamwe tuzabasangayo. Ngira ngo rero mvuze ibyo nicyo cyavuyemo ko twamaze abantu. Ndavuga se ndashobora ubu reba ntabwo naraye ndyamye nagendaga ijoro ryose ndirirwa nshakira igihugu umutekano. Ubu wampinduye umwicanyi nijya mwicanyi mwavuze abicanyi bugiye wampinduye umwicanyi. Murabyibuka Iyamuremye wari urimo ndashonga nabaye umwicanyi subiramo nka gatatu ariko ni byiza rimwe na rimwe kwigarura burya uzi cyanje mu mutwe ariko mwari mugiye kubigwamo mwese kandi mutabizi. Naratekereje abo bantu nze bose mbahambire mpere kuri aba ngaba ngende mbashyire ndakubwiza ukuri byanje mu mutwe mbonye bitari byiza bitashoboka mva mu kabineti ndigendera mvamo ngenda n'amaguru n'imodoka zanjye zisigaho ndataha ngo mbanze numve ariko ubwo bwose bagize ibyago kuko nari navuye aho nari maze iminsi nyine ngendeyo n'ivumbi n'iki maze nari nambaye na uniform nza mu kabineti imeze ngira ngo mbabwiye nabajije nk'inshuro eshanu seti mbwira ndi umwicanyi wo kurandeba ugasanga igihe iwanyu maze iminsi ndera ntaryama ntarya ntagira nagiye kwica abantu. Ubwo ni amateka. Ikintu mu rurimi rw'amahanga bita kuba spineless mu kinyarwanda umuntu yabigira ati n'abantu bari aho batagira innocence batagira n'umutima ushobora kwanga ikintu ngo uvuge ntabwo icyo gishoboka ndacyanze. Ibintu biri aho bihora
bimeze nk'iki mbese icyondo biri aho bifobagana bitageramo akantu gakomeye wumva muri aho icyo mbivugira hari ugutinya kubwira umuntu ko akora nabi kubera ko bifitemo inyungu, ariko hari no gutinya kumubwira gusa kubera ko utinya. Ntiwabwira umuntu, ntiwamureba mu maso ngo umubwire. Nicyo mvuga, ni ikintu kiri aho gifobagana, kiri aho abanyarwanda muri aho ni ibintu kuba ndi umwe muri mwebwe birambabaza. Kubaho utyo gusa uri aho umukuru umuto, nta muntu uhangara ikibi ngo cyangwa ukora ikibi ngo umubwire ati ntabwo ari byo koko. Ubu ni uko mumeze muri ibintu biri aho bitagira icyo byanga, bitagira icyo bikunze kizima, bikaba ibintu bijyana amazi akaza akagutembana akagutwara ukagendera hejuru ukarinda aho kuroha ukaba wanapfa. Ubu ni uko mumeze mwebwe mwese muri hano abayobozi, guhera ku muto kugeza ku mukuru, n'igihugu cyanyu ubu ni uko kimeze. Muri abantu bakwicara mu cyondo ntumenye ko ari n'icyondo, ukavuga ngo ntakivamo, ntajyahagurukamo, kikababara kikagira agahinda, ukibera mu cyondo. Nuko mumeze.